Reka nongere nkwifurize kumererwa neza aho uri hose. Turagarutse, iyi ni Alto Sport TV, ikwifurije rero kugenda umererwa neza mu byo uri gukora byose. Reka nkubwire ko rero nimba utari wakanda subscribe rero wayikanda kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bya siporo bigiye bitandukanye. Reka twite cyane, ni abataka babiri ndetse n'umudefanseri binjiye muri equipe ya Rayon Sport. Abarebye imyitozo cyangwa se ariko barareba muri screen zacu kugenda mubona abo bataka cyangwa se abo bakinyi ibyabo bimeze bite. Ni uwitwa Jonathan Iga Ndwandwe, n'uwitwa Fall Nganye, uwitwa Yusu Dianye nawe turagenda tumuvugaho. Ni umunsi w'igikundiro rero nawe wabashe kuba wanuka, ni ku munsi w'ejo ngiye kuba nkunyuriramo abahanzi ndetse n'udushya tuzagenda turanga uyu munsi w'igikundiro. Rero iyi ni Alto Sport TV, ukomeje kugenda ukurikira ku isoko y'amakuru y'imikino yizewe. Nzajya gukorera kuri equipe ku yindi kugira ngo ugende umenya buri kimwe uko kigiye cyifashe. Reka rero tugaruke twihuta cyane, tunyarukira ku munsi w'igikundiro, tunyarukira ku magambo Robertinho yakomeje kugenda atangaza nyuma yuko yaratsinze match equipe yamuhaze igitego ya 1-0 cyatsinzwe n'uwitwa Charles Bare kuri passe. Ni nyuma yuko rero Robertinho atangaje amagambo akomeye agenda avuga ati equipe ya Rayon Sport ntabwo yatsinda APR FC cyangwa se ntiyahangana. Rero ni nyuma yuko rero equipe ya Rayon Sport imaze gutsinda igitego 1-0 cyatsinzwe na Charles Bare kuri assist y'uwitwa Prince Junior Kanga Elenga. Rero reka nkubwire ko rero iyi passe ari build up yaritangijwe n'uwo bita kapiteni w'ikipe y'igihugu ibihe byose Haruna Niyonzima. Reka rero nkubwire ko uko ibintu byakomeje kugenda rero bivugwa, ni umutoza w'umutacticiye cyane ushobora kuba ameze nk'abo bita ba Guardiola uramuzi ko akenshi na kenshi ari umwe mu bantu bakunze kuba yatangaza ibintu iyo abona equipe bahanganye agikeneye kuba yayishuka ngo ayikureho amanota. Agenda atangaza ko equipe ye isanzwe, ariko yageze muri cyagiye akeneye amanota avuga ko equipe ye agenda ahindura ururimi kugeza aho noneho mugera muri icyo bita run ya nyuma. Noneho muri iyo run ya nyuma niho hantu honyine yerekanira ko equipe yari ikomeye. Ni hahandi agenda avuga ati noneho aho bigeze ntabwo tugomba kurekura, kandi bitangira avuga ati equipe rwose ndabona itazagitwara. Ni ukuvuga ni zimwe muri technique abatoza bakunze kugira ku kigero nyine cyuko aba yumva ashaka gushuka adversaire bakumva ko nyine ntabwo equipe bahanganye ikomeye, ariko iyo ageze handi nyine akeneye amanota yabona yose kandi equipe ikabimukorera neza uko yabyifuje. Ni ukuvuga ko nicyo bita kwica mu mutwe equipe niyo muri bukine. Avuga ko nyine equipe ari bukine ikomeye, yamara kwitsinda akavuga ko n'undi yari ikomeye ariko yayitsinze. Ibyo ngibyo ni ibintu bibaho rero ko umutoza ashobora kuba yavuga ibintu bihabanye n'ibyo we abona, cyangwa se akavuga nyine like ntizeze abafana ibitangaza ariko yagera mu kibuga ukabona ari gukora ibitangaza. Ibyo ngibyo bibaho cyane ko abantu benshi bagenda babikora. Reka tunyarukire rero ku munsi w'igikundiro. Umunsi w'igikundiro rero ni umunsi uzaba tariki 3 z'ukwezi kwa 8 ku munsi w'ejo. Ni umunsi uzarangwa n'udushya twinshi, harimo aba DJ cyane DJ Brian mwakunze ubita Gateka Esteri cyangwa se Brian. Numwe mu ba DJ bazaba bari gutaramira abareyo bazaba bitabiriye umunsi w'igikundiro uzahuzwa no kumurikwa kw'abakinnyi kwa Gikundiro ndetse n'ikipe izahura na Rayon Sport yitwa Azam Sport Club yari muri Tanzania. Murabyibuka yuko ari equipe y'Uruganda
rukomeye cyane rukora ibinyobwa bitandukanye ndetse n'ibikoresho bitandukanye tugenda dukoresha cyane cyane ibijyanye n'amafu. Urabizi ko ifite uruganda hano mu Rwanda rukora ibijyanye n'amafu. Reka rero nkubwire ko rero iyi Azam rero nayo ubwayo izabiri kumurika abakinnyi bayo bashyashya ndetse itangiza umwaka mushya w'imikino. Nayo ni bimwe mu ruhurirane ruzagenda rubera imbere y'abafana rero n'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Icyo rero nacyo ni kimwe mu bizagenda rero biranga rero iyi ekipe ya Rayon Sport kuri uriya munsi w'ejo. Reka nkubwire ko rero ahangaha habonetse jezi za Rayon Sport. Ni jezi rero za Rayon Sport zabashe kuba zashyirwa ku mugaragaro mbere ya match ya Muhazi United. Nibwo twagiye tubona jezi nshyashya ekipe ya Rayon Sport yasohoye, ni home jezi cyangwa se home kit. Ni jezi rero agizwe n'amabara y'ubururu arimo imigongo, ni ikirango imbere cyanditseho Skol Lager. Ntabwo rero imbere handi mu muhondo habaga handitse Skol, byarahindutse handitse Skol, noneho imbere mu muhondo hejuru handitse Skol, imbere mu muhondo handitse Lager. Umwango ekipe ya Rayon Sport ubu ngubu ntabwo iri gupromotinga Skol, ahubwo iri gupromotinga kuri jezi Skol Lager. Yego, ntabwo iri gupresentinga uruganda rwose rwa Skol, iri gupresentinga inzoga yayo yitwa Lager. Rero iyi jezi kubarangura rero jezi replica ni 15,000, ifite amaboko maremare ni 20,000, ndetse niyo bita polo shirt ni 20,000 rero. Mumbabarire ku baguzi bari bugure jezi, noneho abafari no consumers bagomba kuyigura isanzwe 18,000, iyo bita long sleeve cyangwa se ifite amaboko maremare 25,000 na polo shirt 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Byose rero ugenda ubibona imbere yawe. Reka rero nihute cyane nyarukire ku bijyanye na jezi iri away jezi rero nayo yaramenyekanye, nayo ibiciro ni kimwe rero. Ikindi rero wagenda umenya n'abahanzi nanone barakomeza kugenda bitabira. Nanone umuhanzi mukuru azaba ari uwo bita Platini P, niwe muhanzi rero uzaba aperformingira abareyo muri rusange. Reka rero nanone nkubwire ko uwitwa Bushari nawe azaba ahari. Murabizi Bushari Bushido numwe mu bahanzi rero bakunzwe hano mu Rwanda cyane cyane n'urubyiruko, cyane ko ari umuhanzi nyine ugira vibe cyangwa se wa muhanzi nyine utabowa, ntabwo abowaringa abantu. Numwe rero mu bahanzi rero bazaba bitabiriye uyu munsi w'igikundiro bazaperforminga muri rusange. DJ Brian yone namuvuze mbere. Reka rero nihute cyane rero nkubwire aho ibyo amatike bigeze. Ni post ya Rayon Sport yashyizeho ku munsi wa nimugoroba VVIP 100% yabashe kuba iba sold out, nta tike nimwe wabona ya VIP. Nanone reka nkubwire ko muri VIP ku munsi washize nimugoroba yari imaze kujya kuri 93% icuruzwa. Hasanzwe rero muri regular yari igeze kuri 85, naho muri rusange abonetse hose hari muri 57%. Bivuze ko VIP kuri iyi saha mu checking vuba kugira ngo itaza gushira mutiguriye itike ya ekipe mukunda cyane. Kamubwire ko rero na regular nayo aho igeze, nayo iri kugenda igera ku musozo muri rusange. Reka none nkubwire ko muri general naho ni mutinda gatoya iraza kuba ishize, kuko iri kuri 65 kuri iyi saha muri rusange rero. Reka rero nkubwire ko abazaba ari aba MCs kuri Rayon Day, les MC
ni uwitwa Wasiri Faustinho na Robin Ngabo. Nko ku mwaka washize ukuntu byagenze murabizi ko yari Robin Ngabo, Wasiri ariwe urimo urakora live commentary kuri nuza kuri channel za Rayon Sport ndetse no kuri website. Uwitwa Faustinho rero ariwe main MC cyangwa se ariwe twakwita MC. Ubwo rero nuko biraza kugenda biba byitwaye muri rusange. Reka rero tugite tunyarukira ku bakinnyi bacu mu bita Yusu Dianye, witwa Fori Nganye, n'uwitwa Iga. Ni abakinnyi rero bageze muri ekipe ya Rayon Sport mu minsi 3 ishize. Bamwe baje ku munsi w'ejo bundi ekipe ya Rayon Sport yasoje. Ekipe ya Rayon Sport yamaze kwakira umukinnyi witwa Jonathan. Mumbabarire ntabwo Jonathan, ni Nathanael. Iga Ndwandwe, ni Iga Ndwandwe, Nathanael Iga Ndwandwe. Akaba rero ari umwe mu bakinnyi baje babataka. Ejo ku munsi w'imyitozo twageze mu Nzove turamureba. Ndi kugenda ncishaho ino video, ugiye kugenda ureba ukuntu byari bigiye byifashe rero mu Nzove. Rero ni inama y'abakinnyi yatangiye rero bagenda bakira uyu nguyu witwa Yusu Ndianye, Yusu Ndianye. Rero batangiye bamwakira, agenda atebye cyane. Nawe ni umudefanse agenda ahamagara witwa Kadimu Ndiaye. Bari urabona ko bari kugenda baseka cyane. Ahita ahamagara mugenzi we witwa Fol Nganye. Ngiye kugenda ngushyiriraho video yiwe ugenda umbwira ese uti uyu ni umukinnyi uzagenda abikora. Ndagenda ngushyiraho highlight yiwe kugira ngo ugende ureba uyu mwataka ese ni mwataka ki. Nanone bahise bahamagara nanone uyu mugabo witwa Director de Defense. Yagikomeje kugenda rero nawe ahamagarwa, bagenda baseka bavuga bati reka dutanga cadence tugende mutwakira. Muri rusange urabona ko nabakinnyi baje bishimye, ariko uyu mwataka ni umukinnyi usa n'urishayo bita Fol Nganye. Ni umukinnyi urishaye cyangwa se udashabutse cyane nyine umurebye mu maso, ariko kuri video nabashe kubona ngenda ndabona ari umwataka mwiza. Kuri video nabashe kubona ndikubona ari umwataka mwiza. Ndashyiraho video yo muri Generation Foot urebe ukuntu yakinaga, cyangwa na video yaho yakinaga mu Burayi, ubundi ugende umbwira ese uyu mwataka ni mwataka ki, ese ni mwataka ufite byinshi bidasanzwe yakora. Rero reka nkwifuze gukanda subscribe, ubundi usigare ureba zino video, ubundi umbwire uko ibintu ugenda ubifata muri rusange. Iyi ni Altour Sport TV. Uri kumwe nanjye rero Altour akomeje kugenda rero akugezaho byinshi mu bijyeye biranga rero ekipe ya Rayon Sport itegura umunsi w'Igikundiro ndetse n'itegura shampiyona y'u Rwanda, Rwanda Premier League 2024-25. Ubundi ugende rero umererwa neza cyane.